Uyu munsi tugiye kwibaza iki kibazo: ni izihe mpamvu umugabo cyangwa umugore bashobora gushakana? Impamvu y'iki kibazo ni uko abantu benshi bakora ubukwe cyangwa se batekereza gukora ubukwe, harimo abantu baba batazi impamvu bagiye gushakana. Nkavuga nti iyo utazi impamvu ugiye gushaka umugore cyangwa ugiye gushaka umugabo, numva nta n'impamvu wagakwiye kuba ubikora. Kuko impamvu z'amadivorce menshi ari muri iki gihugu ndetse no ku isi, byinshi bishingiye ko abantu bakora icyo gikorwa cyangwa se bashakana ariko batazi impamvu mu by'ukuri bagiye gushakana. Iyo ugerageje kumva abantu batandukanye, couples menshi, ingo nyinshi z'abubatse, ushobora gutungurwa wumvise impamvu bashakanye cyangwa se wumvise impamvu bagiye gushakana. Harimo abashobora kuvuga ngo njyewe imyaka yanjye yo gushaka irageze, ngomba gushaka. Iyo mpamvu ntabwo ari impamvu ukwiye gushaka. Abandi bashobora kuvuga ngo njyewe mfite ibikomere byinshi cyane, nimpura n'umugabo cyangwa nimpura n'umugore azanyomora ibikomere. Uzasanga nawe afite ibikomere bishobora kuba birenze ibyawe. Ubwo se ninde uzavura undi? Noneho mwese niba mushakanye mutekereza ko mugiye kuvurana ibikomere, niba utekereza ko mugenzi wawe azakuvura ibikomere ugasanga afite ibiruta ibyawe, nawe yaratekerezaga ko uwo agiye gushaka azamuvura ibikomere, urumva ibibazo bigiye kuba muri urwo rugo. Abandi bashobora gutekereza bakavuga ngo njye kuko mu rugo mbayeho nabi, ngiye kubona umuntu ufite amafaranga, ngiye kubona umuntu ufite imibereho myiza, ubuzima bwanjye buhinduke. None se ubutunzi niba ari bwo ukurikiye, nugenda se bugabura. Ushobora kububona uyu munsi, umubwiriza yaranditse aravuga ngo ubutunzi bujya bwitera amababa bukaguruka. Ese nukurikira ubwo butunzi, nuvuga ngo ugiye guhindura imibereho kubera ko ugiye gushaka, akaba ariyo mpamvu nyamukuru ituma ujya gushaka, ubwo se nibuguruka, nibuhinduka, uzaba ugiye kuba mu buzima bufite ibibazo. Hari impamvu nyinshi abantu bashobora kuba bashaka. Ashobora kuvuga ati njyewe mfite ibibazo by'ubuzima, ninshaka umugore, ninshaka umugabo, ibibazo byanjye bizarangira. Oya, uzaba wibeshye, kuko ushobora kuvuga ko wenda ufite ibibazo, wagera mu rugo bikaba ibindi. None se ubundi ni izihe mpamvu abantu bakwiye kuba bashaka? Icyo ni ikibazo umuntu agomba kwibaza mbere y'uko ashaka. Ugomba kwibaza ati niyihe mpamvu igiye gutuma ashaka? Kuko hari nitubona umwanya buriya tuzanabiganiraho, hari n'abavuga ngo ngendagiye ningerayo bikananira nzahita nkora divorce, nzahita ntandukana n'uwo twashakanye. Niba ufite iyo myumvire mbere y'uko ujya gushaka, nta n'impamvu ugiye gushaka. Niba wumva ko urugo rwawe nibikomera uzahita uzinga ibyawe ukagenda, ubundi se ugiye he? Nagira ngo mbabwire ngo hari impamvu Imana yaremye umuryango, hari impamvu Imana yemeye ko umuryango ubaho. Ni nayo mpamvu wagakwiye kumenya impamvu ugiye gushaka, kugira ngo nugera mu rugo uzabeho ubuzima nyine bw'umuryango. Impamvu ya mbere Imana yaremye umuryango, cyangwa se impamvu ya mbere Imana yemera ko umugabo abana n'umugore, mwibuke neza mu itangiriro Imana irema umugore, Imana yaravuze ngo uyu muntu ntabwo bikwiye kwaba wenyine. Ubwo yavugaga umugabo. Impamvu Imana yaremye umugabo n'umugore ni ukugira ngo bafashanye, ni ukugira ngo bafatanye. Umugabo yari ahari afite ibintu byose bikenewe, ariko Imana ibona ko bitari bikwiye kwaba wenyine, ko akeneye umuntu
umuba hafi, bakunganirana, bagashyigikirana. Ibitekerezo by'umuntu umwe bishobora kuba byiza, ariko biba byiza cyane iyo ufite umuntu mufatanya gutekereza, ugutera imbaraga. Murabizi, hari igihe utangira gutekereza ibintu, ugatekereza imishinga, wagera hagati wahura n'ibibazo, ugacika intege, ukumva nta n'umuntu ufite wabwira, waganyira, wabwira umutwaro w'ibintu byawe. Ukumva ibibazo urimo guhura nabyo muri ako kazi uri gukora, nta wundi muntu ufite wo kubibwira usibye Imana. Tuba dukeneye n'abandi bantu twaganira. Umugore rero cyangwa umugabo wawe ni umuntu ukwiye kuba ari inshuti magara. nimvuga akwiye kuba ari umuntu urenze wenda uko nabyita inshuti magara. Akwiye kuba ari umuntu ubwira ibintu byawe byose, ukavuga ati byangoye mu kazi, none se ko numva ngiye kubireka. Uwo nguwo niwe uguha imbaraga, niwe ugutera imbaraga, akavuga ati oya rwose, oya hani rwose, oya komeza, rwana, genda, birashoboka, humura, byashoboka, humura, byakunda, akagutera imbaraga. Ntabwo ari byiza ko umuntu aba wenyine. Iyo ushatse umugore cyangwa umugabo, aba ari umuntu mugiye gukomezanya urugendo, muterana imbaraga, mushyigikirana. Icya kabiri Imana yaremeye umuryango. Impamvu ikomeye yindi ni uko Imana yasanze mu mugabo n'umugore ariho hantu izakura urundi rubyaro. Umugabo n'umugore ni ahantu Imana yashatse ko bazabya, kuko yaravuze ngo, Bibiliya iravuga muri Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 28, hejuru yahavuze ngo umugabo n'umugore niko yabaremye, yarabaremye. Hanyuma irangije ngo ibaha umugisha, ngo irababwira ngo mubyare mwororoke. Mu mugabo n'umugore niho Imana ikura abandi bantu, ikoresha umugabo n'umugore mu kugira ngo babyarane. Ni ukuvuga ngo hatabayeho gushakana k'umugabo n'umugore, nta n'urubyaro rwaboneka. Numvise hari abantu bamwe bajya bashakana ngo abagabo n'abagabo. Ibyo bintu ntabwo biri biblical, ntabwo Bibiliya bishyigikiye. Kuko iyi mpamvu ya kabiri ni uko umugabo n'umugore babyarana. Ntabwo bivuze ngo batabyara cyangwa se batarabyara, batarabona urubyaro, ntibivuze ko bitari mu mugambi w'Imana. Oya, Imana niyo itanga urubyaro, ariko mu muryango niho yashatse ko urubyaro ruturuka ku mugabo n'umugore ari bo babyara. Ibyo bihita bitwereka ko muri uwo muryango nanone ariho pipiniyeri, niho Imana ikura abakozi bayo. Mu yandi magambo, niho Imana ikura abantu bazayikorera mu gihe kiri imbere. Bivuze ko ababyeyi b'abana bakwiye kuba abantu barera abana mu buryo babatoza bagakura bakunda Imana, ku buryo bagera ku kigero cy'aho Imana ibatoranya ikabagira abakozi bayo. Iyo urebye muri Bibiliya mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6, Imana itegeka Abisiraheli ikababwira ngo mujye mufata aya mategeko, muyige, muyashyire mu mitima yanyu, kandi muyabwire abana banyu mwicaye mu nzu, muyavuge mugenda mu mihanda. Mu yandi magambo, kuvuga ariya mategeko, kubwira abantu ijambo ry'Imana, kubwira ab'iwawe ijambo ry'Imana, ni umurimo wawe. Ubwo wenda mpise mvugiramo n'ikindi cy'uko mu muryango Imana itangiramo umwana, igatangiramo abana, ni naho Imana itoreza abana bayo. Impamvu ya gatatu kandi ikomeye nayo, iyo urebye mu Bakorinto, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere igice cya 7 umurongo wa 2, Bibiliya itubwira neza ko impamvu ya gatatu yo kubana k'umugabo n'umugore ari ukugira ngo birinde ubusambanyi. Iyi mpamvu ya gatatu rero, iyi mpamvu ya gatatu ni impamvu ikomeye cyane,
kuko abantu benshi birabagora kwirinda, abantu benshi birabagora kubaho nta rari, nta busambanyi, biragora ku bantu benshi cyane. Yewe nta nubwo akenshi hari n'igihe ujya ukumva abantu baravuze ngo nawe koko, nawe kuko ni ibintu biba mu buzima bwa muntu, biba mu bantu batandukanye. Yewe ukabona n'abantu wenda utagakwiye kuba ubona bakora ibintu nk'ibyo, nabo ukabona nyine ngo bakoze ubusambanyi, ariko iyi mpamvu yo gushakana k'umugabo n'umugore ubundi ni impamvu ikomeye yatuma abantu birinda ubusambanyi, kuko ntabwo byumvikana ko umugabo ufite umugore ata wa mugore we akajya gushaka uwundi mugore, ubundi se aba agiye gushaka, cyangwa se umugore ufite umugabo akavuga ngo ataye umugore we, ataye umugabo we agiye gushaka undi mugabo. Ese ni kubera iki abantu bacana inyuma? Kuko umugore wawe nibaza ko nta hantu atandukaniye n'undi, umugabo wawe nta hantu atandukaniye n'undi. Kuki abantu bashobora gucana inyuma? Kuki abantu bashobora kurenga ku isezerano bagiranye? Imana idufashe. Iyi ni impamvu umuntu wese akwiye gutekereza. Umuntu utarashaka, Pawulo amugira inama akavuga ngo niba wumva irari ribaye ryinshi, ukumva ufite irari ry'ubusambanyi, genda binyure mu mucyo, ushake umukobwa umuzane. Nibwo bwa buryo bwo kwirinda. Iyi ni impamvu ikomeye cyane. Aho kugira ngo ukore ibyaha wirirwe mu busambanyi butandukanye, uva ku mugore umwe ujya ku wundi, uva ku mugabo umwe ujya ku wundi, uva ku mukobwa umwe ujya ku wundi. Oya, ibyo bintu ntabwo ari byo. Imana ntabwo ibishaka. Usibye n'Imana ni n'ibintu bigayitse. N'abantu bamwe bita ngo imfura nabo ntibabikunda. Reka mbabwize ukuri, ibi ni ibintu dukwiye kwiga. Impamvu eshatu za mbere, impamvu eshatu zidufasha gushaka, impamvu eshatu ukwiye utekereza mbere y'uko ushaka. Iya mbere ni uko Imana yaremye umuryango, yaremye umugabo n'umugore kugira ngo babyare, kugira ngo bororoke, kugira ngo Imana ikore, ireme urubyaro, ikure abakozi bayo mu muryango. Icya kabiri, Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo uriya muntu ataba wenyine, umugabo cyangwa umugore ataba wenyine, bashyigikirane, baterane imbaraga, bagere ku cyo Imana yabaremeye. Niba ari Imana yarakuremeye kuba umushumba, niba Imana yarakuremeye kuba umucuruzi, niba Imana yarakuremeye kuba icyo Imana yakuremeye cyose, biba byiza iyo ufite umuntu ugushyigikira akavuga ati komeza, hari ahandi wagera, akagutera imbaraga, mugashyigikirana, mukagera aho Imana ibashaka, mugasengana, mukatyazanya, mukarushaho kwegera Imana muri kumwe, mukungurana. Cya gatatu rero kikaba ari iki ngiki: Imana yaremye umuryango, Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo nibabana bibarinde ubusambanyi, bibarinde gushurashura, bibarinde kujya mu hantu hatandukanye.